we mbabarira reka kumvugisha amagambo menshi mpezi cy'amafaranga kandi wa mugabo ntari nakwica. Nibyo rero nari ndimo nkubwira kandi mpora nkubwira. Nibyo mpora nkubwira. Kandi mpora nkubwira igihe cyose. Okay. Buriya Uwiteka arakuzi. Na mbere y'uko ubaho buriya wari uhari nuko utabizi. Ni ibisobanuro birebire urabona kugira ngo uhure papa wawe ahure na mama wawe bakubyare bakureme ni ukuvuga ngo wari uriho buryo se iyo utabaho ntabwo uba uriho. Buriya misiyo ya mama wawe na papa wawe yari yo kuzahura bakakubyara. Yego rata urumva ko wari uriho umaze kubisobanukirwa. ndiga jambo mbese kwa kundi bavuga ngo jambo yahozeho ibintu nk'ibyo. Ibyo biratandukanye. Buriya jambo yahozeho kandi bavuga ko yari Imana bitandukanye n'ibyacu. Gusa ikizima nuko twebwe twari duhari imbere yuko tubaho. Ikindi hari misiyo ziba zaratuzanye ku isi. Misiyo yatuzanye ku isi ubu ni ngiyo kubwiriza ubutumwa bwiza nkanjye nkakora n'ibindi ariko abantu bakambona mu ishusho y'ubutumwa bwiza nk'umuhamagaro wahamagara. nawe rero ukaza kugira ngo nsoze inshingano na misiyo nazanye ku isi. Nawe misiyo yawe niyo kuza imbere tukaganira kuri ijambo ry'Imana tukigishanya, hanyuma icyo udafite ngenda gifite, icyo ntafite nawe uragifite. Icyo nicyo gisobanuro rero cy'Imana. Rero wakoze kuza. Mu by'ukuri buriya wampamagaye kuri telefone umbwira ko ushaka kuza nkagusengera, ufite ibibazo byinshi. Barakundangiye barambwira ati ntandane ibibazo bye bizashirira usibye. Ubundi mu busanzwe ntabwo ariko twikoresha, ntabwo njye nikoresha, nkoreshwa n'Uwiteka Imana yampaye misiyo yo kuza kubabohora, yo kuza kumva ibibazo byanyu nkabahumuriza. Kumva ko umuntu wakundangiye atabeshye ntabwo turi n'umukozi w'Imana barabonana. Wenda hagati aho ngaho hano haza abantu benshi cyangwa se tugahura no ku rusengero. Ibyo byose ni ibisanzwe, gusa hari abaza bumva bazi nk'abagiye ku mupfumu. Kandi twebwe iyo dusenga Imana ntabwo dukurikiza ngo uyu ni kanaka uyafite ubutunzi, ahubwo biterwa n'icyo wadusabye kugusengera. Kuko nk'ubu nzi ko wanciriye mu ncamake ibibazo byawe narabyumvishe, ariko Imana iraje kugirira neza. Ubwo wangeze imbere n'ukuri kw'Imana byarangiye, ariko n'ubundi barambwira ati ukimugeraho ibibazo byose bizabakemuka. Ndagusengera rero uvaneho imikoshi. Wari ufite imikoshi myinshi, ufite noneho hari ikindi kintu cy'akarusho udahuriyeho n'abandi. Uzi ko ufite umuzimu w'urwangaro. Nkangara kandi nubatse. Byari byarangiye ahubwo Imana yanyeretse ko ufite muri wowe umuzimu w'urwangaro wari ugiye, ariko kubera ko Imana itwereka ikatwereka ibyo abantu batabonesha amaso yabo, niyo mpamvu Yesu yakugiriye, niyo mpamvu Umwami yakugiriye neza. Ukaza ahangaha ukaza wihuse udatinze, kuko iyo utinda gato yego data.
mu rugo rwawe harimo ibibazo. Ukuri kw'Imana. Ni iki uri gupfa n'umugore wawe? Ndi kubona mugera mu buriri mugatangira ni iki muri gupfa? Wivunika. Ariko byihorere. Wivunika. Iteka yabinyeretse. Yesu we uyu mugaragu wawe mworohereze. Niko ufite umwana w'umukobwa? Cyane rwose. Kuki uri mu muciro urubanza? Kuki uri mu muciro urubanza? Reka kuzina ry'Imana nawe ndamukunda kandi nta kibazo. Ninjoro iri joro ndimo kubona muri iri joro wari ugiye kumwohereza he? Ibi ndimo ndabisoma mu jisho ry'Imana. Mbwira vuba rero itarasinzira. Mbwira Imana itarasinzira. Wari ugiye kumwohereza he? Haleluya. Ese ko nta musubiza mu nda nyina. Amwohereza he kandi ko ataramenya ubwenge, ataramenya n'igihugu turimo. Ngo nta musubiza he. Ntabwo mu rugo nta kibazo. Haleluya. Ntabwo mu rugo. Yes. Rero wa mugabo we. Nkeneye kukuderevura. Nkeneye kukuderevura. Reka nkuderevure. Kuko ufite ibibazo byinshi, Nkeneye kukuderevura. Ariko nawe ukawazanye ururimi rwo mu ijoro. Erega ubu ntabwo tuba twikoresha. Kugira ngo nyine ubu ntabwo tuba twikoresha. No kungira gute? Yego data, ndabyumva. Ndabikora. Ariko ntujyane mu ijoro none ngaha. Ndabimukorera. Ubu ndimo ndavugana n'Imana. Ndabimukorera. Mana reka muderevure. N'amaturo. Ndaryibuka. Imana irambwiye ngo ntakore bya bindi bavuga ngo ni kadavure. Oya. Imana irambwiye rero. Buriya nari ndimo nganira nayo. Ese ku buryo irambwiye ngo ngufashe. Yakubwira ngo irambwiye ngo ningufashe. Ngire kadavure nyine nyitabivuga. Nta oya. Iyo ni imvugo. Ni imvugo nyine y'abakozi b'Imana. Kuderevura rero no kugukorera deliverance. Deliverance. Kwihutishwa. Urumva? N'ikintu bagane ndari byango byo kumugera. Kwihutishwa. Reka ngusengere rero. Kwihutishwa ngo nitabe Imana. Oya. Reka nigiye. Ni muri ibyo bibazo byawe. Ko nikiniraga. No kwihutishwa muri ibyo bibazo byawe tukabivanaho. Uwiteka akabikuraho. Ariko nkakomeza nkaba kwisi. Ugakomeza ukabaho rwose. Kandi uzanabaho neza. Reka ino baravuga ngo niwemera ibyo uyoboramo. Baravuga ngo ino raryoshye rero ndabibona. Fata ikiganza cyawe urye. Kizamure. Mwami Yesu. Nyiri cyubahiro. Uyu ni umugaragu wawe. Nimbura mikoro. Ariko suko abuze byakora kandi ufite ubuye nkorekera akacubuye ngo sengere cyambyihorero igeze kuvuga ngo ndimbura mikoro nakubwireka nkuvane imikoce biraterwa nuko Imana irimo kunyereka ibyawe ntabwo ari ngiye wikoresha urumva ikindi niba bikunaniye ukaba utaje wizeye genda banza uzabyiga ariko kakano kuko ngo ndimbura mikoro kandi irataje urimbura mikoro kuko ndibo ndabibona umuntu ushobora kuba ukora cyane reka nkubwire amaboko ndakora afite n'ingufu ushobora kuba uri gukora cyane ariko ukaba ntacyo ukora kandi nirwa ku ntanyara y'intuza y'ihene nzamura amatafari nzamura nibyo ndimo nkubwira hano muri Yohana urumva igice cya 8 umurongo wa 12 tambira Yohana ejo bundi twadushwe haravuga ngo umva nkubwira banza Yohana ejo bundi twashwane kandi ikintu twashwaniye
nuko arashatse kumbwira ngo Yohana ngo njye ko namuregereye. Yohana rero, Yohana bavuga, nta rukundo agira. Yohana bavuga muri iyi Bibiliya ntabwo ari Yohana muturanye, ahubwo ni Yohana uri mu mitima yacu, ni Yohana uri mu mutima wawe, ni Yohana uri mu mutima w'uriye, ni Yohana ufite icyo umwumvaho hanyuma ugasobanukirwa, kandi nicyo nshaka. Nta kibazo ariko nabikubwiye rero mu gice cya 8 n'uburyo yamumucyo ntabwo nari kumwumva pe simubeshye. Buriya Uwiteka Yesu niwe mucyo w'isi. Hano haravuga ku gice cya 8 muri Yohana umurongo wa 12 haravuga ngo Yesu yongera kubabwira ati ninjye mucyo w'isi. Amen. Unkurikira hazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umunezero w'ubugingo buhoro. Haleluya. Amen, 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 amen. Ubu noneho ntabwo uri bubyemere nkakora deliverance. Yambaye nka data nabyemeye kubogeze. Nibyo rero nari ndimo nkubwira ko gusengera bigezaho. Ndi kubona imbere yawe, ndi kubona ufite byinshi, ufite amadeni. Amadeni yo nakangare nta kibazo ariko amadeni kandi nacyo cyananzanye rwose sinkunubeshye kugira ngo usengere ndebe ko nayavamo amahoro natonya batazaza bagatera intambwe ku kasambu na resigaranye. Okay. Uratanga ituro rero ribyibushye. Kuya barambwiye bati rwose utanze ituro kandi rinini rifatika. Yego. Gusa nta kibazo. Rifatika. Nanjye rero nazanye rifite fatikability. Urarifite. Nase ubwo urumva udashoye ntacyo yakunguka. Fata. Fata muri iki kiganza cy'umukozi w'Imana. Cyangwa fatishaka. Aka. Mwami ndamusengeye umukozi wawe. Muvanyeho umukoshi w'urubuyero. Muvanyeho urwikekwe rw'ubutindi. Muvanyeho indwara zari zigiye kumuhuriraho. Ngo nafite mituweli nta kibazo. Muvanyeho Yesu. Ariko kunga ko muvanyeho kuba by'indwara wagakura ufite mituweli. Yego data. Yego ndabibona mu rugo rwe nta mahoro ahari. Nabibonye. Wabinyeretse. Uriya mukobwa we wamunaniye nawe. Ndi kumubona. Yo. Ndi kumubona yibaza ngo yes. Umva rero. Ibibazo byawe ni birebire. Ni birebire. Ko nta kibazo. Ubwo ituro no kuza nta kibazo by'ituro. Temwa. Rero hano ni mu ndake. Gusa ubuvumo si wagezemo. Ese mu ndake reka tuje kunkuramo. Ariko uri ingeragere wa mugabo. Akanya uvuye ku gasigute. Uvuye mu gasiza gute. Kukabaya uhageze cyane. Uhavuye ute. Ndabanyuraho wahavuye ute. Ngeze mu Ryankandagiro batagiye kuri Banyisuka. Ngeze kuri Banyisuka bati yamutse mpenge ageze ku Kakiyaga. Ngeze ku Kakiyaga bati aha tuvuganiya. Ageze mu mpinga ndatara. Ngezeyo bati kwizina ry'Imana nimba ari wo mugabo. Ahantu nuna wa mucece ufite amenya abiri umeze nk'ifuko. Ni umbwe ngugeze muri mbwe bati ko yambutse Ruhondo. Ngandera kuzina ry'Imana. Ubwo mvuye Ruhondo bati uko biri kose ashobora kuba ageze Shorongi kuko ari umuntu duhuye afite ibikwate ari kugenda ameze nkawe. Reba ukuntu inkweto yanjye yabaye. Ndebera kuzina ry'Imana. Nimba uzangura n'inkweto nabyo bimbwira kwirwa ndi kuguhiga. Rero wa mugabo ibyanje birangira ahangaha. Kuko ndabizi ubu ngubu ncitse. Nta hantu namwe nazongera kukubonera. Nshaka iki amafaranga ganje uko nagaguhaye icatanu. Ndagashaka rwose.
usiko naho nategesheje ibihumbi bitatu ariko se nyine itonze birangiye amatike nkoresheje ntabwo gusuhuje wa mugabo we mwiriwe mukomere amakuru njye ndi umukozi w'Imana uri umukozi w'amagini ndi umukozi w'Imana tuza rero genda ndabibona kwibondo biragaragara maturo garahashiriye ubwo rero watanga ibyo twari tuvuganye wenda ikintu nibagiwe umva se nanjye mfite imirimo zanje nategesheje ibihumbi 7 bigeze nko muri 4,500 n'icatanu canje wa mugabo ihangane papa gusa ndakwinye n'icatanu canje ihangane tuvugane wakwitonze kunyungu nzirimo waretse nta by'inyungu rukumbi ibyo bintu byawe urimo ntabwo nyine ushatse wabe witonze ntabwo rwose nkwishuje amafaranga rwose natakaje hari n'umuntu wakundangiye muha 3 ubwo gushaka kuri 4,500 bibaye 2,500 maje gutakaza mbabara umicatanu canje muze wareka se tukumvikana ikumvikana bike nta kibazo hano byakemutse hano igisubizo ihangane ngire umukozi w'Imana abanza akore akazi ari kuguha iki yitonde nyine mantu mpeze iki mpeze amafaranga gawe wakwitonze ko byose bikemuka mpeze amafaranga kuvanga utayabonye reka nkubwire wa mugabo urakoze kuba wenda wihanganye rero nkuko twabivugaga nk'umukozi w'Imana ngaho zana iryo turo wawe umubwira ariko twara tugeze zana iryo turo turo ry'iki ntabwo ari wowe papa sikugenda we sikugenda ariko bakuyobesha kaka iri ni ryo turo utanze ku bibazo wari ufite byose ibibazo wahoze uvuga ufite byose nuko bingana iri ni ryo turo urimo ugaragaza imbere y'Uwiteka nyine ibibazo mfite ariko ntaye biye mu ndi bugusabe okay reka nkwereke rero kuko wambwiye ngo ujya kunyemura ibibazo fata ibyawe ariko urabenye umuntu wese ari fagitire ya biye mu ndi bugusabe fata ibyawe gerageza reka kugenda fata ibyawe by'Imana bigira agaciro fata amafaranga yawe ubu rero reka nkubwire ibyo nari nakuvumuye byose ndabigushubije tumiwe kuko ntabwo ituro urimo utanga rihwanye n'ibibazo wari waje ufite rero ahubwo biravugwa ngo ibyo nzavuma kuri iyi si no mu ijuru nzaba ahubwo mu byo nakubwiye ndabiziritse rero mu byo nakubwiye muretse kubizirika ni ukuri kw'Imana pe ndagerayo bwije uri kujya bwongera munyirireho wa mugabo umukozi w'Imana igikomeye ni iki kibazo ni nacyo gikomeye ahubwo none bajya kubikubwira nta nubwo aricyo gikomeye gusa kino kibazo ahubwo ni wowe ukomeye rero ibintu murimo birantwara igihe kandi nta gihembo mbifite ngushubije ibyawe wajye pabidire ikirogorogo cyawe mu biki jyana ikirogorogo cyawe jyana ikirogorogo cyawe ko aricyo cyari gikomeye we mbabarira reka kumvugisha amagambo menshi mpeze icy'amafaranga gange wa mugabo ntari nakwica